Mpita mvugisha ukuri abandi ariko bakuza mu izina rya Yesu wenda abantu barampamagaye baramvugisha barampumuriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko abantu bateye intambwe nimwe bambere abanje ndabisubiramo ni umuntu guhamagara ati ibintu mbonye ati ibi bintu nyine akakubwira ariko agutera intambwe n'ikindi kintu niyo mpamvu Bibiliya ntabwo ivuga guhamagara iravuga ngo ibirenge bizanye inkuru nziza ku musozi urumva rero ibyo bitandukanye no guhamagara cyangwa gutuma ngo Bibiliya nimba yaravuze ibirenge bihabwa agaciro. Amina. Ndagushimira abantu twazanye hano ariko mbere yuko bashimira birambuye mfite niyo nshuti foundation nkuko ubizi nayitiriye umutware wanjye nyita niyo nshuti foundation ubwo rero hari urubuga biza umuhigo yuko ngomba kugusura nihereza iminsi 2 yonyine noneho mpita nigira inama ndavuga se nzajyayo njyenyine uwabishyira muri groupe ya niyo nshuti foundation nkumva uko abantu babyakira ndababwira ni ngiye mfite icyifuzo cyo kuzajya kureba Theo bose babireba yarwaje madamu ni ukuri nkibivuga abantu bose baciye mu gikari baha iminsi 2 yonyine ndambwira ati mu minsi 2 twebwe tugomba kujya gusura umuvandimwe byimba amatama n'ubu musibije nk'ejo ahita byimba Yesu kandi nanone agatangira kugenda ubwo asibye nka dialyse ejo wamugeza nko ku cyumweru atangiye nko kukubwira ibintu ati ko turi guhinga nkabona tudataha amasuka twayashyize ku rutugu turi nkaha tumenya ngo imyanda yabaye iki ubu gutya ameze gutya ni sawa ubu n'ejo najyayo ni sawa none ikintu kirimo gikomeye kugeza uyu munsi cyari kigiye no kundiza dushobora guhera uyu munsi turi kumwe gutyo mugataha tukagumana tukararana tureba ntabone ibitotsi habe no kugera gutyo tukazabyuka ejo akajya kuri dialyse yarareba yaniriwe areba yavayo tukongera tukarara tureba nta kubona ibitotsi imivumo y'abapanga bizagufata kubona umumarine igakuba kabiri ikagumigisha n'ibicubayo yarabacanze yarabakaranze kugira no mu nzu y'Imana hagera uko nabaye muraka bahaguruka dusenga n'ejo bundi narahagurutse ibyatuma tuzi imbere y'Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo Soki marinyota soki dakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu we hahirwa
hahirwa umuntu wakumenye soko imara inyota soko imara inyota soko idakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu we hahirwa umuntu wakumenye waje mw'isi ntibakwemera bagutera utwatsi barahakana ariko namenye ko byari igihe mwami nguze waraje ukora icyo wagombaga gukora soko imara inyota soko imara inyota soko idakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu we hahirwa umuntu wakumenye twebwe abo wakuye kure nta mahirwe twari dufite waratuzuye turi bazima kandi utubikiye n'ubugingo uhoraho soko imara inyota soko imara inyota soko idakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu we hahirwa umuntu wakumenye agatero ka nyuma ntabwo nzi aho asi yakunda kuko ari we wayinsabye karavuga ngo twari kure y'amasezerano umwanza twishima hejuru hatwishima hejuru none ubu turabana mu rugo rwa data turarya tugasigaza umwanzaganye 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 murakoze aho ngaho ndi busoreze iyo yari indirimbo yasabwe Evangeliste Niyibizi Jean Pierre turase mu majyepfo hehe nyina amajyepfo agera ku karere ka Kamonyi wazanye n'uriye yego turegeranye wongeye kurirwa yego nanjye nitwa Kwitonda Jacques ndi umwe nawe n'Alice nanjye ndifite Ako witwa neza bambi urangura cyangwa mubwimba sha witwa neza Mana araguhamagaye papa Misiri imbere nzaba nawe bizacamo uze kwivuga pasi byo kumana kumushima ari posha jewe nitwa Elitine Twishime nanjye nifuje kuza kwifatanya namwe dusanzwe tubana n'umurubuga Imana iduhana umugisha ndacyari umukobwa vuga ko wifite ariko nawe uzagira Yesu ashimwe izina yanjye ni Imfura ya se Ornella nkaba ndi umumama mfite abana batatu n'umurwayi ntuye hano ku marembo ya Rezero Nirere nkaba mba muri gurupe ya Mama Siya nkaba nifuje kubana namwe murakoze byiza zirondera igimi kuko naraha ari ishuri riri hariya uretse akabari ko kwa Bill Gates itaragera aho bavuga ngo ni kwa Mutsinda ubwo bawerekera biritwara iba turaturanye ariko ni ubwa mbere mbona mu Rwanda turaturanye ndende nshaka iwe Dogita wigisha gutega ibitambaro n'ibigezweho. Yesu ashimwe nanjye nitwa Joseline Nsengimana ariko uzwi ku izina rya Mamira Viyana
twaziranye masiteri hanyuma mwese mbese mu inshuti zanjye ariko cyane yo ni umuvandimwe turakundana hanyuma rero nifuje kubana namwe n'umumama ndubatse mfite abahungu batatu n'umutware harya babanza umutware umutware n'abana batatu nsengera kuri ADPR nationale Yesu aduhane no guteka byose mwese n'abagabo hari ibyo abagabo batega ko ngiye nshaka kujya ngitega hano uzavugisha cita wowe tudashyiraho washyizeho ukazajya kuba utifite ufiteho umusatsi mwese yambiye nitwa Denise Cyomoro nitwa Cyomoro Denise nkaba ntuye Kimironko kwa Mushimire ngaho rebera we hanyuma rero abo nziranye nabo cyane n'intango barizi nabo bati bose babireba n'abashuti banjye Asiya nyine namwe murabyumva birenze igipimo nkaba rero mbyaye gatatu mfite abana batatu ndaho nyine ndasekeje nawe arifite nyine mwavuze mfite abana batatu ubwo nyine n'umugabo ntabwo byumva mfite umugabo umwe n'abana batatu abahungu babiri yabanza iraso ryanjye abana banjye mbese abanje iririmbaho gatoya nyine twumve maze igihe mbwira abantu ko Imana ikizuga maze igihe mbwira abantu kumikura w'igisuzuguriro maze igihe mbwira yuko Imana iruhura barushye bakaruhuka bakaba mu mahoro yabukijije abana mu maso yamucyeye yajyaga gukina ku mubyimba akamuseka umwana n'umuhunga mwita Samwera mutuye iteka bamuvugaga barahora yarirahiye Imana yarirahiye ko icyubahiro cyayo itazagira undi kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa Imana yarirahiye ko icyubahiro cyayo itazagira undi kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa haleluya Imana yarirahiye izina ryayo ritazatukwa naje nje guhumuriza Theo bose babireba ko Imana ihari yarirahiriye haleluya icyo namubwira cyo ni kimwe ubuhamya ufite none nibwo buhamya bw'ejo amarira ufite ubu ngubu uri kurira nibwo buhamya twese Imana baraturemeye ubuhamya dutanga mu bihe bizaza iyo ndirimbo narayikundaga kubi warayiririmbaga hariya kuri ADPR Muhima niho mvuka mbere rero batarazana ibifata amajwi wararirimbaga turi mu rugo tugashiririza tukazamuka twiruka tuje kureba Theo bose babireba tukiri abana hasi ngo wisukishe yikubise hasi ntabwo nikubise agere mu mugongo wa mukeye Haleluya amen basoje mu izina rya Yesu amen mu izina rya Nitwa Niyonkuru Esther turi kubisiza akaba n'umubyeyi n'umuvandimwe arimo byose yari umuturanyi rwose musa n'umugabo ndi umuturanyi we cyane se kwayo arabatavuze n'aho turuka i Rusizi nawe ukavuga ngo yego Kristo senya mutoya ADPR mu cyaha umutware umwana wo mukobwa yitwa Dukunda Bella umusumba rero turareshyura afite umwana hanyuma umusumba nishimiye kuba hano Theo ndamukunda cyane nakuze ndi imfubyi yajya aririmbiye mu kanwa nk'ahantu ku kabari kumugurira inzoga nk'abantu bicara reka ndirimba agace k'indirimbo yawe yafashije akari nabwo buhanuzi nasohemo iki gihe ndimo Imana nabwire b'igihagararo nabwire bari sansa na doge
isora niyo wavuka mu giturage izabitigisha ubitumenya iti kuzamura amazi kwicazanye n'ibikomangoma dore izafata migishyira hejuru imivumo y'abapanga ntizagufata kuko kumara imwe igakuba kabiri ikagumigisha n'ibicyubahiro izafata migishyira hejuru imivumo y'abapanga ntizagufata rimwe izakuba kabiri ikagumigisha n'ibicyubahiro nimumwongere ikindi Imana neka buri muntu twateranye nega nifuza kuvuza impundu mu iteraniro bavuga ngo nibavuze impundu ngasanga ntabwo ndi buzivuze najya mu bakobwa ngasanga sindi umukobwa mu babyeyi ngasanga sindi umubyeyi no mufiyemere ariko nshimiye Kristo wanyemereye kuvuza impundu nk'uko babivuze ngenda umugeni maze amezi 10 nkoze ubukwe aramutashye ubukwe bwa 10 bakwesu ntabwo yarebye lisanse naho navuga icabwira higiriye rero dabaye kwa Makiri yarahasanze nanjye ubundi umuturage w'i Kigali rero mwese Imana iduhana umugisha mubyeyi humura ibi biguhe mu buhamya ejo ni heza ejo uzi kubyina nkatwe hari ikintu Imana ishaka kuzakora kizatungura abantu nubwo kikagutungura kuko Imana yacu ntabwo yatunguwe twebwe twatunguwe nk'abantu ariko ntabwo Imana yatunguwe rero Imana ibamira mu nshingano bakunda mu izina rya Yesu amen birakomereza hano nsoza niba ari mwebwe mu basimbizi ubwo ni wowe usubira ubanje rimwe cyangwa impita mvugisha ukuri abandi ariko bashaka mu izina rya Yesu wenda abantu barampamagaye baramvugisha barampumuriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko abantu bateye intambwe nimwe ba mbere abaje ndabisubiramo ni umuntu uguhamagara ati ibintu mbonye ati ibi bintu nyine akakubwira ariko agutera intambwe n'ikindi kintu niyo mpamvu Bibiliya ntabwo ivuga guhamagara iravuga ngo ibirenge bizanye inkuru nziza ku musozi urumva rero ibyo bitandukanye no guhamagara cyangwa gutumaho niyo ngo Bibiliya nimba yaravuze ibirenge bihabwa agaciro amina ibirenge Imana ibihumugira avuga ngo rero ubwo nta kibazo turareba uko tubigenza natwe Haleluya. Amen. Imana ishimwe manganya nkaka ngaka amazina yanjye nitwa Uwanyanasiya ndi umubyeyi Imana yangiriye neza nkunda Imana ino ni delegation niyo Nshuti Foundation ni umuryango nyine mugari ariko abangaba nibo bahagarariye abandi dushima Imana yadukuye mu rugo amahoro tukaba tugeze hano ayandi ndumva Amerike ndi umubyeyi mfite abana 4 yego rero ndi kumva nakuririmbira akaririmbo gatoya cyane noneho dukomeze n'izindi gahunda yego sinzi kuririmba ariko urumvamo akamesaje iyo ndirimbo iravuga ngo Yesu ni igihozo Yesu ni igihozo ntiyagusigurira arubwo araguhoza ntiwumenye umubabaro w'umuntu wo mu mutima ibibazo utabwira umuntu Yesu arabizi ntiwumenye umubabaro w'umuntu wo mu mutima Yesu ni igihozo hayiwe Yesu ni igihozo Yesu ni igihozo ntiyagusigurira ahubwo araguhoza ntiwumenye umubabaro w'umuntu wo mu mutima ibibazo utabwira umuntu Yesu arabizi intambara utabwira umuntu Yesu arabizi uko uteye utabwira umuntu
ubizi numenye umubabaro w'umuntu wo mu mutima Yesu ni igihozo haleluya Eric ndagira mubwira ngo Yesu ni igihozo niwe umenya umubabaro indani w'umuntu wo mu mutima kandi nakubwira ijambo rimwe niyo utavuga ijambo umutima cyangwa se sinzi umutima niba ugira igifaransa cyangwa igiswahili cyangwa icyongereza cyangwa ikilatini ariko amarira ashoka indani mu mutima Uwiteka abaza ikintu ayo marira asobanuye niba utatse n'indani aravuga ati arababaye niba utatse Yesu asobanukirwa ngo ngwino unsange niba urize mbese niwo uzi A Z yirira ryose ritakara habe inyuma habe mu mutima rero Yesu wacu ni igihozo ntabwo yagusigurira ntabwo yagusiga ubabaye ntabwo yagusiga ufite agahinda niwe umenya umubabaro w'indani wo mu mutima wo mu mubiri uwo mwashakanye atamenya uwo twebwe inshuti zawe tutamenya ariko Yesu wo mu ijuru we uwo mubabaro arawuzi rero twaje kugusura tukubwira ngo komera ihangane mu ijuru hari Imana narayibonye ikiza nyibona itabara nyibona ikora ibyananiye abandi bantu rero iyo ngiyo twiringiye iyo ngiyo twizeye ishobora byose twaje kuguhumuriza turi kukwibwiraho gatoya ibindi biri imbere urakoze asigaye njyewe n'uyu muntu twegera nanjye mvuge mpagaze abantu bose bahagurutse ariko njyewe nsabye indirimbo uza kuturirimbira yitwa ngo soka imara inyota ndayikunda cyane iriya ndirimbo kora hano ninjye uyikunda cyane murakoze ntabwo cyane hari ubundi ngo tuyigire nta kibazo hari ibintu bimwe na bimwe biba bidahari hanyuma njyewe ku bwanjye urumva turimo kwibwirana si cyo cyiciro turimo se navuga ngo mbere yo kwibwirana wenda reka mbanze nshimira Imana ko mwavuye mu mpande zitandukanye nk'uko mwabigambiriye mukagera hano amahoro ibi bintu nimpita mbivuga nkahita mbivaho muragira ngo biroroshye umuntu kuva mu Bugesera undi akava aha n'aha ibyuma abantu bagahubu yaza kuri moto yaza ku modoka ntihagire umuntu ukora gisida satani ni umugore ntihagire umuntu satani afuhira ati ntujyayo tukaba tugeze hano mugeze hano mwese muri amahoro mutatubwira ati hari uwari kuza none agiye mu bitaro kuko moto imugushije abandi se ugira ngo ntibaguye ibyo bintu tubihera Imana amashyi ko muhageze amahoro Imana ibone ko twishimye ubwo mushimye Imana ko abantu bari baje iwanjye Imana yabarinze mu nzira zitandukanye bakagera hano Imana ihabwa icyubahiro rero bivuga ikiri navuga ngo mbahaye ikaze nitwe Uwiringiyimana Theogene abantu baranzi cyane wenda si bose ariko abantu baranzi baranzi njyewe nageze aho mbwira n'abantu ndabizi ko munsi baranzi niko bimeze noneho navuga ngo bose babireba ni ryaje riturutse ku byo naririmbye abantu benshi bazi ko bose babireba ari nk'igitekerezo ariko nagira ngo mbabwire ko buriya bose ijambo bose babireba ryanditse muri Bibiliya none ureba igihe Bibiliya imaze igihe abantu bayisomeye ni njye wabyivumburiye muri Bibiliya ahantu ryanditse no mu nyuguti nini kugira ngo mve ko ari ijambo ryubashywe ku mpamvu ntaramenya impamvu wabyanditse byo yarigezeho ashyira mu nyuguti ijambo riri mu nyuguti nini riba ari ijambo rikomeye narisomye nk'uko umuntu asoma Bibiliya ndaryumva impamvu yabyo yatumye babyandika numva sinyikunze rimwe nzabivugaho abantu ntibabizi bazi ngo ni nko umuntu avuga ngo ndi kingi runaka ngo ndi fire runaka ngo ndi tuzi uko abahanzi bavuga bazi ngo nanjye nabikoze gutya njye narabisomye muri Bibiliya mbiheraho rero simbitindaho ikintu cya mbere tubahaye ikaze mu rugo nanabivuge ni nanabivuze ngira ngo nimwe bantu ba mbere kuva igihe mperukira gutabariza umudamu kuko nari nsanzwe mbikora ariko ejo bundi natabaje cyane ndavuga ati reka noneho
ushobora kuvugiriza induru mu gakombe ntibumve umuzika njye ku gasozi njya ahantu zikora ku buryo hanyuma nimwe ba mbere bageze hano ngo ni niyo nshuti fonda niyo nshuti foundation niyo nshuti foundation ihagarariwe n'uwanyana Asia CEO. yego abantu babyumve njye nzabanza mbyige nazabivuga kugira ngo kandi nzabyige neza ndabona harimo abantu bambaye udupira tw'udutishati cyangwa amashati nanjye mushake ukuntu munyinjizamo agashati kandi ubwo birabaye kandi niko bimeze ni ukuvuga ngo rero tubahaye ikaze mwese harimo abantu nzi nabo ntari nzi nabamenye ariko ubu none umuntu avuze ngo usubiremo amazina ndakora iyi ntabwo waba ukibuka ariko wowe nari nsanzwe nzi mbamuzi urumva ariko ibintu ntakibagirwa mu byavuzwe byose ndabyibuka ariko kumara imyaka 10 n'ingahe hano ukaba uri umugeni none uyu munsi uri mu kwezi kwa buki ako karangomamo kugeza nawe nimwe mutaha kugeza mutashye hanyuma uyu nguyu nasanze duturanye dore mu rugo urahabonye nubona bikunze ujye usimbuka udusuhuza natwe tuzamenye iwawe ubwo uri umuturanyi werari siwe n'umuhanzi mugenzi wanjye imihanda yo kumuziki twarakubiswe induru zaravuze kubona aho uririmba ntibikivamo niko bimeze uyu namenye ko ari umukobwa uyu nawe turaziranye ku materi twigeze kujya ahantu imodoka zitagera njye n'uyu mumama ukayisiga hasi mu gishanga mugapfana n'amaguru mukajyayo ari twe turi buririmbe ubwo ndabyibuka Denise wowe uri umuntu wanjye wa kera imyaka 10 nishize cyangwa inarenga we naga uburere rutawe aheruka hano hari abandi bazanye nanone baje gusura mami hashize nta nubwo mwaka urashira mo hagati hano kuva mu kwa 10 kugera mu hagati hanyuma undi naravuga ndetse mama se turaziranye habiwe mu rugo hose cyangwa nahabanje umutwari wawe yari inshuti yanjye cyane hanyuma ntabwo twari inshuti ngo biyoberwe ndumva ngewe umuntu wenda nabonye bushyashya cyane n'uyu mupapa nura mubyeyi n'uyu mukobwa yego twavuze ngo ni umukobwa ubwo hano habaye hari abahungu bamenye abantu bifite babiri bamenye ibyo ari byo nawe mvugishije ukuri wowe n'uyu namwe byaba ari nk'ubwa mbere wenda cyangwa nk'unaribagiwe babiri niyo ngo rero babiri tutari tuziranye 3 4 5 ariko abasigaye ariko uriya nawe wasigaye uwuhe uru rwana rufite menshi nyine muravuka n'uyu nabo baravuka hamwe n'uyu aba batipe ubona uyu nguyu ni basaza bo turi bane muri kuri papa na mama urumva batagukunda bose bakoze n'ibite mvugira hano bari kuguha agashati cyangwa agapira bigahita bihura uyu umuntu uje gusura murabona yuko atarembye cyane kubera ko akorerwa ubuvuzi ariko buriya kuri ameze umurangayeho gato wamenya ibyo ari kuko ngewe nabereka amafoto buriya mufite amafoto uyu musatsi warapfutse ariko mana kandi muri uyu mwaka hanyuma kubera ibintu Imana ikora umusatsi warongera uramera iyo foto ndayifite ndabereka muri telefone murabitamwumvirwa buriya navuga ngo mbere yuko wenda mvuga ibintu byinshi nari mbaha ikaze ariko nawe aravuga wenda kuko hari ikindi cyiciro ndaza kumuvuga ubu nawe arabasuhuza aravuga ubonye kagurutse aragenda nawe nahaguruka abasuhuze kandi agerageze yishakiremo nyine yumva akomeye ubonye abantu bangana gutya baje kugusura ukiriho uhumeka urumva uranyumva ugomba nawe nyine ubabwire ubwo witwa wenda wite wicara cyangwa uvuge uko wumva yicaye yewe ibyo navugaga ni ibyo ngibyo kandi ikintu cyuzuye umutima wanjye ni umutima mwiza yego natwe uzabona umutima wanjye wuzuyemo umutima mwiza yego no
amen ndanezerewe uburwayi ndwaye ntabwo navuga ntabwo ushaka umuntu urwara ushobora kumbona gutya twahura n'ahandi hantu ngenda ndagenda no kuvuga ndavuga birahinduka hari igihe byambindikira mu nzira cyangwa se ndaha ariko ndavuga kuko uburwayi turwaye twemererwa kurya kandi byinshi n'imbaraga rigiye mba nzifite igihe rimwe na rimwe cyangwa se nubwo babi ari ibintu bihenze kugira ngo umuntu abeho ariko ndashima Imana ku bwanyu n'abandi Imana yarandinze kandi Imana yampaye ahantu hakomeye umuririmbyi niwe wavuze ngo dufite ibimenyetso birenga kimwe ko Yesu azatugirira neza ku bantu tugenda tuganira twagiye dusoma inkuru za ba Aburahamu dusoma iza ba Danyeli za Meshaki na Abedenego gutyo ariko nabonye Imana natwe ubwacu muri twebwe igenda itwigishiriza mu bantu kugira ngo umuntu azavuga ati ibyo nabonye reka amazina nitwa Mushimiyimana Marie Chantal ku batayazi ati ibyo nabonye kuri Mushimiyimana Marie Chantal bimutera gukurikira Imana avuga ati na bya bindi koko byabayeho kuko nanjye ubwanjye ibyambayeho ntabwo nari nzi ko nakwicara mu bantu ngo nseke ngire ibiki ariko igenda inyereka mu buryo butandukanye kandi nta kikorera guhomba amarira y'uyu mugabo yarize cyangwa nabiraba n'ibyagiye bibajye numvaga bitakwiriye ariko kuko n'ibyigisho by'abandi bantu rero murakoze mbese bamwe bagenda bavuga ngo ni inshuti yanjye cyane namwe muri mwebwe habemo abankunda cyane oya turamukunda niyo mpamvu twaje impaka ubwo nyine nubwo narwaye ariko hari imbaraga z'Imana harimo icyigisho ku Mana kuyigisha abantu atari nanjye jyenyine murakoze rero turongera tuganire njyewe nimba nibuka cyangwa ntibuka bavuze ngo hari indirimbo bakunda kugira ngo nze hakiri kare ntajyamo amadeni nimba twarimo kwibwirana ndibwira ko nanjye kanyuzemo ijisho nimba ikintu n'igihe kuvuga kabi ngombwa wivuga ngo ni igihozo hanyuma uriya we yabigize umwuga hari abaririmbyi baririmba gusa n'ababigize umwuga Denise afite indirimbo ndabizi neza agiye muri studio nk'inshuro ntabara agakubita imiziki kandi ubwo mutazi ko ari umuhanzi oya uyu mubyeyi we yahise abivuga urumva icyo navuga rero ni nkaho wenda namwe muririmba mu makorari ntabwo navuga ngo ari uwo kumuhiba umara icyo gihe nta n'akantu zose ka Ecole de Dimanche wagiyemo hose inde Shawera mwarimu urumva jewe navuga ngo mbahaye ikaze ntabwo mfite ukuntu navuga ntabwo ari kenshi bibayeho ni gakeya ariko ndabishimira Imana njye rero ubwo bambwiye ngo ndirimbe muze kureka mite mbikora yego nta kintu na kimwe gicuranga kiri muri uru rugo ariko nabona igihe ntangira kuririmba naririmbiraga abantu narindi kuvuga reka tubanze tuzamure isengesho nyuma y'uko twibwira nyiriya mupapa azamura isengesho Ubahumurize
akamamaza iby'amahoro. Yuda we ntabwo ari yuda uri kubwira, Denise we we yewe mugeni, haleluya, mukomeze ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, haleluya, umunyabibi atazongera kunyura iwawe atembweho pe, haleluya. Ahari ibyago Imana iravuze ngo komeza ibirori byawe byera. Yesu dukorera nzatugeza ahatambika. Haleluya. Yuda yari mu bihe bikomeje, nta butabazi ari kubona byacitse, nta nzira n'imwe yo gucamo ihari, ariko Imana ibyitegereje ibatuma igihe kirekire wakira amakuru. Iravuga ngo noneho Yuda, reba mu mpinga z'ikigeragezo umaze iminsi urwana nacyo, noneho nohereje marayika aje azanye inkuru y'inziza. Uyu marayika uje aje guhindura ibyanza. Komeza kurera abana, komeza bakura urugo rwawe, komeza ugere kuko ibaho ngo hari marayika uzanye inkuru y'inziza. Umunyakibi Imana imusembyeho pe, ntazongera kunyura iwawe, ntazongera kunyura ku buzima bwawe. Mwese nimwakira inkuru nziza mu izina rya Yesu. Byari biri kumfasha ijambo, ntabwo nzi buri wese igihe ahagazemo, ariko buri wese ukuntu ahagaze uko ategereje Imana. Imana impamvu ari kuvuga inkuru yikiza mu izina rya Yesu. Nibyo byafashaga. Amarira azashira, bana b'Imana mwe, Yesu dukorera azatugeza ahatambika. Amarira azashira, bana b'Imana mwe, Yesu dukorera azatugeza ahatambika. Amarira azashira, bana b'Imana mwe, Yesu dukorera azatugeza ahatambika. Amarira azashira, bana b'Imana mwe, Yesu dukorera azatugeza ahatambika. Kibazo none se nitaririya kare harya twari twaririmbye twaririmbye Imana ikizunga n'imivume yitwa gutera ngo tuvumike njye narazibagiwe ni nyinshi ugira zingahe? Ni nyinshi n'amazi zirimo muri 300 nazo zirareba ni miliyoni kandi ndacyazihimba ntabwo ndabireka. Hanyuma indirimbo reka mbanze nyivugeho gato ukuntu ngiye natangiye ndirimba byagenderaga ku bihe ndimo. Hanyuma nk'indirimbo ivuga ngo abuzumva nka album ya 4 yitwa ngo ntawe bitabera. Ntabwo urabyumva uvuye kuri album ya mbere, ya kabiri, ya gatatu ukagera kuri 4 nintangiye kubona icyizere cy'ubuzima. Itamimba indirimbo ivuga ngo ntawe bitabera. Ni mukurikiye indirimbo zigiye ziriho usanga hari hivuga ngo yakubwiye kera niyo yongeye kuvuga ibyo yakubwiye byose izabikora, iza kuza muri kwicaze mu bikomangoma, ntuzibagirwe ko wahoze wicaye mwivu aho twita ku cyavu hameze nk'ahavumwe. Tuzajya tuvuga ngo urera urera urera
tunongereho muri rubasha tuzajya tukwita umubyeyi kuko natwe turi abana bawe kandi bwite ntituri ibibyarirano aho waciye inshuro kenshi bagucunaguza bakaguha inica ntikize wabiruhiye wabimeneye amaraso nabo bazatangara ntibakubona kuko itembesha imigezi mu butayu kandi iciye inzira mu kidaturwa tuzajya tuvuga ngo urera tunongereho ngo uri rubasha tuzajya tukwita umubyeyi kuko natwe turi abana bawe kandi bwite ntituri ibibyarirano. Iyo ni alubumu ya 4 ariyo navuze ngo yitwaga ntawe bitabera. Habagaho indi ndirimbo bibaza ko alubumu yabaga ariho indirimbo 10 ubwo mvuze 2 ubu ushobora no gutekereza we ntumenye ndi ariko ni naho habagaho indi ivuga ngo ineza y'umuntu nimutera gukundwa ugira neza ukayisanga iyo ugiye ugira nabi bikakugaruka ukingo mukorera Imana nk'abantu bazapfa ejo batitaye ku by'isi bitagira nyirabyo kubera yuko umuntu apfuye arabisiga bikaribwa n'umuntu utarabirundiye uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana yanjye. Ubwo ntizibaye 3 ubwo rero ukomeje ukaririmba wakumva zenda gusa impamvu yatumye nziririmba alubumu ya 4 nayikoze hamwe n'iya 5 rivuga ngo ngoma yawe niyo yogera nazikoze mbona hatangiye kuba impinduka nini ntanjye wango nawe bitabera natangiye kuririmba indirimbo ivuga ngo ibigeragezo si karande zino zivuga ngo bose babireba nkodesha inzu ya 4 ibihumbi 4 by'amanyarwanda ku Kicukiro mpavuze Yorarisi yahamenye ubwo ari umunyakicukiro nanjye nabaye ruguru yawe reka munsi kwa Mariko harya muri Gobyori muri habaga Gobyori ya mbere ni ya kabiri reka reka uyu nguyu twari dufite umwana nibwo watangiye ubuhanzi uri umupapa ubwo natangiye ubuhanzi mbyaye kabiri umwe yari yarapfuye narabyaye n'uwa kabiri nyibutse uzi afite abana beza nta n'umwe ndi kubona hasi bose bari ku mashuri bariga arahari ubu yiga Rutsiro kuba aribwa neza njyewe nyibutse imyaka mfite ese mu myaka barayivuga ngo urenda gutuma nibagirwa ibyo navugaga imyaka mfite ugendere ku ndirimbo naririmbye ivuga ngo urubanza natangiye 8 Yesu agiye kuri nagarukaye nabuze abagabo bari bahari uzaza ryari Yesu guhindure ibyanze guhinduka ungiye imbere ugenda uringaniza ahataringaniye ababisha bakomeze kumusha gusa nuzi umenya imyaka numvaga ko wari uri mu rubanza inani rimwe uriho nyine nibwo yavutse ubwo yatangiye urubanza rwanjye rwatangiye inani na rimwe kubera ko njye navutse bangiraho impaka ni za sitori mujya mwumva ahita mvuga ngo miliyoni z'amadolari zarahunitswe
abatagira shinge na rugero barasunitswe urubanza natangiye inani na rimwe Yesu agiye kurinda agaruka rutarangiye nabuze abagabo bari bahari nabuze abagabo bo kubihamya impamvu nayiririmbye nuko papa yaratwihakanye avuga ko atari data aranadutsinda turabaga none nyine umuntu yagutsinze umuntu atsinda kubera abagabo abyo abarundi bita ngo ni ibyabo ubwo rero tuntu nk'utwo niyo mpamvu umuhanzi n'ibintu umuvugiye iruhande burya ashatse yakubyaza umusaruro nta ndirimbo sheri wawe yaguhaye mama ye kamiri kigirwama arambwira ati nawe rero wowe nimba wumva bikurimo bukita ku bantu bavuga ngo bizapfa wowe genda tu igukize cyangwa ikurekere mu nyine uyiremo birangira inkijije ako yajyaga ibikubwira wenda yabimbiraga mu maye ntago yavugaga kuririmba Imana ishobora kukubwira ati Imana ikavuga ati nzakuzamura nzakugirira neza kunkoreraho nabaga numva yaba yigiza nkana n'ubundi nabaga ndi mu kazi ahubwo kumva nyine ngo uzarenga urwo rwego hanyuma rero rimwe na rimwe abantu bagiye bahura na Nzayimana hari abantu bageze baravuga tubanza atariyo ariko nta kintu Imana yavuga ngo ntigikore keretse atariyo ya Imana ibintu byose yabwiye umuntu haba ku manywa cyangwa nijoro kuko ivuga amasaha yose njyewe ahubwo amasezerano Imana yampaye ari nijoro niyo yasohoye vuba iyi nkunda abantu basenga nijoro nuko bisigaye bigoye ibintu Imana yambwiye ari nijoro byose ibya nijoro byaratebutse kuruta ibya ku manywa ngo muzambarize impamvu ibya nijoro byihuta nuko abandi baba baryamye wowe wigoma ubwo rero twari tukiri ku ndirimbo nuko nahise ndirimba nizo batansabye indirimbo yasabwe yitwa Soka imara inyota ikaba iri kuri album ya 5 Soka imara inyota Soka imara inyota nivuga ngo ingoma yawe ni iyi album ya 4 ni indirimbo naririmbye nari navuze ngo bigeragezo nazirinde ndi mu nzu ya bingahe hanyuma iyo yitwa umubyeyi cyangwa se ntawe bitabera n'ingoma yawe nari ngeze mu nzu y'ijana ubwo se nta kantu wumva kari karimo fata urugendo ruva kuri 4 rukajya ku bihumbi 100 uve mu nzu ya 4 ujye mu y'ijana ubwo se ibiryo byo byarasaga n'ibiryo birahinduka bitanangira kuvuga ngo Soka imara inyota Soka imara inyota Soka idakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu we hahirwa umuntu wakumenye Soka imara inyota Soka imara inyota Soka idakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu we hahirwa umuntu wakumenye waje mw'isi ntibakwemera bagutera utwatsi barahakana ariko namenye ko byari igihe mwami nguze waraje ukora icyo wagombaga gukora Soka imara inyota Soka imara inyota Soka idakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu we hahirwa umuntu wakumenye twebwe abo wakuye kure nta mahirwe twari dufite waratuzuye turi bazima kandi utubikiye n'ubugingo uhoraho Soka imara inyota Soka imara inyota Soka idakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu we hahirwa umuntu wakumenye
agatero ka nyuma ntabwo nzi aho asi yakunda kuko ari we wayinsabye karavuga ngo twari kure y'amasezerano umwanzi atwishima hejuru none ubu turabana mu rugo rwa data turarya tugasigaza umwanzaganye 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 murakoze aho ngaho ndi busoreze iyo yari indirimbo yasabwe ubwo nyisoje mvuyemo ideni nyine ndaguha ijambo murakoze cyane mushimire yakira hano Yesu ashimwe ndumva nta rindi jambo mfite rinini cyane usibye iryo gushima ndagushimira abantu twazanye hano ariko mbere y'uko mbashimira birambuye mfite niyo nshuti foundation nk'uko ubizi nayitiriye umutware wanjye nyita niyo nshuti foundation ubwo rero hari urubuga twese duhuriraho urwo rubuga narusizeho tugiye gutangira uwo mushinga nimara kubona ibyangombwa n'imyaka 2 yari imajije kuzura ngira ngo nshyire umushinga wa Niyo Nshuti Foundation ku mugaragaro rero abantu tubana muri uru rubuga ndumva tumaranye amezi agera nko muri 3 n'igice niba ntibeshye aba bantu bo muri Niyo Nshuti Foundation tubana muri group WhatsApp ni inshuti nziza cyane ni inkoramutima uko bareba ni intwari cyane ejo bundi nagiye kuri YouTube mbona ukuntu uri kuvuga ko madamu arwaye mbona amarira uri kurira njyewe mpita mbyumva kabiri cyane kuko nararwajije kurwaza uwo mubana ni ikintu kiba kidasanzwe wabuze icyo ukora n'icyo ureka ugafata icyo ufata n'icyo urekura mbese ukumva ibintu byagucanze mpita numva nishize mu mwanya wawe mpita mpigumiye ubwo ko ngomba kukugeraho byibuze niyo nababwira ati mwihangane mukomere ubundi bagiye bavuga ngo niba ari ikintu kigoranye kwihanganisha umuntu wagize ibyago cyangwa kwihanganisha umuntu urembeje cyane urumva nta jambo wamubwira rirenze ko wamubwira ngo wihangane ariko byibuze ubusa buruta buri iyo umuntu afite ikibazo runaka yaba yapfushije yaba yarwaye iyo abonye umuntu cyangwa se abantu bamushyigikiye bamufashe mu maboko yumva atari wenyine numva rero biza umuhigo yuko ngomba kugusura nihereza iminsi 2 yonyine noneho mpita nigira inama ndavuga se nzajyayo njyenyine uwabishyira muri groupe ya Niyo Nshuti Foundation nkumva uko abantu babyakira ndababwira ni ngiye mfite icyifuzo cyo kuzajya kureba Theo bose babireba yarwaje madamu ni ukuri nkibivuga abantu bose baciye mu gikari baha iminsi 2 yonyine ndababwira ati mu minsi 2 twebwe tugomba kujya gusura umuvandimwe ayo ufite ayariyo yose nyine mbatera motivation ufite igiceri cy'ijana igiceri cya desa 500 igihumbi ntutinye kuyatanga kubera yuko yanahamagara no kwa muganga yatega yewe n'akamoto hari igihe ushobora kugira ari imbere ikangombwa gufata n'akamoto yagura kandi n'imbuto yagura na miti ngewe mbyita gutyo ariko iyi group ya Niyo Nshuti Foundation yanyeretse urukundo sinzi ukuntu nabisobanura iminsi 2 ndumva yarangiye irarangira uno munsi abantu barakoze vuba amanywa nijoro mu gitondo
mu gitondo ubwo rero banejeje cyane umuntu wese wambwiye ko azagira icyo akora bagiye bahigura hari n'abagiye bampereza ibiceri 300 nkoze ku mutima kandi ni ukuri iyo imbaraga ziteranyije zivamo umusaruro zibyara ikintu kiremereye ntabwo turi abantu benshi ariko kuri groupe twari twakoze hitanze abantu bagera hagati ya 50 na 60 rero twazanye envelope irimo 350. aba bantu ni intwari nahise numva ari ibintu bidasanzwe numva bankoze ku mutima ibintu babigize ibyabo babyitaho muri kino gihe bene ndata amafaranga yarabuze pe ubu usanga umuntu wese yirebaho avuga ndarya gute abana bariga gute ariko umuntu akavuga nimbwa ninsoza akazi 1000 kiza gusaguka cyangwa ndi bukorere ndaza kukikoherereza ndagira ngo aba bantu ubashimire mu kanya kuko ibintu bakoze ni by'indashyikirwa yego rero hari abumvishe ngo aba kuri dialyse hari abantu batazi ngo dialyse ngo ni ibiki wenda uraza kubisobanuraho gatoya kugira ngo abantu baze kubyumva ariko muhumure ntabwo muri mwenyine mu ijuru dufite Imana kandi amemerike ni ukuri uzakira mu izina rya Yesu dufite ibihamya by'Imana yagiye ikiza n'abo yagiye ikura mu rupfu nigeze indwara ndaremba cyane ndaremba Imana inkura kure cyane aho umwana w'umuntu atari kundeba aho atari kunkura mbese iyo ari ngewe nayo noneho ndangije numva ndabikuriye cyane numva iyo neza Imana yangiriye ndavuga ati Mana ituro nkwiriye kugutura n'ibyuko ndamahoro ndi muzima reka iki gikorwa nikore none Imana yagishyigikiye bene data baranshyigikira buri muntu wese n'ubushobozi yatanze musabiye umugisha uturuka ku Mana aho mwakuye Imana yacu ihasubize ibakubire bifurije imigisha iva ku Uwiteka muzarame muramire kubona ibyiza Uwiteka abarinde ibyago n'amakuba muri uru rugendo abahe gutunga ibifaranga kuko namwe mwayarekuye ntibiba byoroshye ni ukuri mwanejeje umutima wanjye kandi mwibuke yuko iyo umuntu ari gukorera Imana cyane cyane mu butunzi ni ukuri Imana ijya imukubira hari igihe umuntu nyine atabyumva ariko burya ikiganza gitanga gihora hejuru cyane kurusha icyakira kandi niyo ugeze mu makuba wibutsa Imana umurimo wakoze nk'uyu nguyu ikawibuka n'igihe utayibutsa nayo ikakwibutsa ati ngo utabaye kubera uriya murimo wakoze igihe iki n'iki rimwe na rimwe waranabyibagiwe Imana ikabishingiraho rero mbasabiye umugisha ko mwumviye ijwi ry'Imana mu mutima wanyu nanjye nkabambwira rimwe mukumva kabiri mukashyigikira kugira ngo turebe no muryango wa bose babireba Uwiteka abanterera umugisha banga yanjye biheye kugira ngo tubashyikirize iyi envelope ababishobora baze twese dukore muhagarare hehe Njye hano mwese ndabaza cyo murakingiriza ifoto ibi ngibi birangije ubwo duhagarare neza badufata kurebera izina neza tumushe ntabwo ari uko dukemuye dialyse yose muzagenda mukoresha ahubwo mwumve ko tubafite hano ku mutima tubavuza ku mutima kandi iriya envelope turayisengeye mu izina rya Yesu urure izindi ibi bifunguzo rero Uwiteka abanterere umugisha murakoze cyane
turagushimira wabaye intwari hari abapapa barwaza abadamu babo bakabatera umugongo ako turagushimiye n'ariya marira buriya agaragaza umugabo nyamugabo ukunda umuryango wawe turagushimiye buriya kiriya kintu ni geste weretse n'abandi bagabo ukuri uri intwari nubwo umugore wawe ngo yumvishe bitari ngombwa ariko buriya wari uyobowe n'umwuka rero nk'uko umubyeyi wacu abivuze iyo amverope ibe nka ki ibe nk'urufunguzo mbese umwuka agende yotsa abanyamafaranga warabivuze ati nta mukire ko mbese barayafite nibayazane umuntu w'Imana beho yarakavuze twararize rero Imana ni kora ikintu hari abantu bafite amafaranga tewo barayafite kuri konti rero umwuka botse no kuri umugore wawe azishime kandi muzahagarara imbere y'iteraniro rigari murimo mushimira Imana twagushimiraga rero kuri intwari komeza ube intwari kandi ukomeze umube hafi pe n'inshingano zawe nibyo ariko hari abatabikora rero turagushimira ku butwari wagize Imana ikomeze guhumugisha n'umurwayi akomeze yihangane ni ukurarwara kigabo ari undi yakwigwangaza ugasa ariko murabona ko ntiwabimenya ariko buriya ari gushiriramo imbere rero turakubwiye ngo Yesu ni mwiza arakiza yakijije wa murwayi wari uri ku kidendezi wari umaze imyaka 38 ntabwo ibyawe izabinanirwa izagukiza no kuba umeze utyo umusatsi waraje mwahoze muvuga ko muri butwereke ifoto rero Yesu azagukiza turizeye kandi tumushimiye ahagejeje akora kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo tujye tuyishimira mu bibi no mu byiza kuko iyo uyishimiye ahigejeje ikora ihita ivuga ati uyu muntu ushimye ataranakira reka nze mukize burundu Imana iguhe gukira burundu mu izina rya Yesu avuga ngo jewe ashaka kubivuga wenda mpagaze kuko ibintu byajemo amafaranga ntabwo nakomeza kwicara ndashaka ifoto abantu babampamagara bambaza ngo ameze ate bambwira ngo ibi bintu ngo si abatekamutwe babikoze ugasanga biransaba nabo kubasobanurira hanyuma navuga ngo jewe na kare nari nashimye kugira ngo ntangirire ku rugero numva njye mukikora gutya mugateranya itike gusa urugero ariko mukaza kureba umuntu watatse hanyuma mwagera mukavuga muti wenda nta kuntu twari tumeze ariko twumvise twagera tukareba niba mukinahumeka icyo kintu kugiye kugenda nenda kukuvugaho ahise ajya kuyabika amafaranga niyatanga iki cyavamo angahe ukiteza iki cyavamo angahe tubona ntibizavamo twabibarira uko diyarize imeze wapi kuko birahenda usibye ko nubwo bihenda nibyo byatumye yoroherwa yego umudamu yarameze nabi ndashaka ko agaruka ibindi nkabivuga ahararaje naba rero mbashimira kuba mwaje mukagira n'umuco wo kuvuga ati reka tujyane impamba niko bavuga n'impamba tubashyire impamba injyemo ubu ni kwa muganga niko twabyita kuko ubu turi hano arabyukira kuri diyarize ubu kuwa gatandatu ejo saa moya agomba kuba ari ku mashini ndashaka ko buriya ndashaka ko aza nkabereka aha ibintu mutari kubona kandi utamenya noneho ibyo bintu tubimaranye ubu byuzuye amezi 10 ariko ni ibintu biteye ubwoba njye nta muntu nakwifuriza kurwara indwara imeze kuriya cyangwa kuyirwaza urumva urwara malariya abantu bakayigenera igihe kandi ugataha ntabwo malariya wayimara n'amezi 5 ubwo yaba yarakwishe yo ntitinzamo ariko iyi ndwara ni nka koronike ni indwara ngira ngo wenda ase hari umuntu uzi utabizi by'impyiko cyane kubyumva amazi ngo urwara impyiko ngo amazi yo z'impyiko nkumva ni nko kwikinira biye ni ibintu byo kubeshya bitaba nkavuga se ko ntayanywa ko ntazo narwaye Vuye nibyo bavuga wenda si nabyo ariko nagiye kwa muganga ndebye abantu babaga
zakubise hasi kandi banywa amazi noneho zica uko zishaka hari uwo zigagaza hari uwo zigira pararize hari abo zigira nyangwa n'ibiragi uyu mami wanjye we zari zamugize umusazi umusuhuza agahita akuruma urutoki akaruca abababara cyane ntawe ya ubwenge bihita bugenda urumva ngo imyanda iva mu maraso nako imyanda yo mu mubiri impyiko zakayunguruye nyine kuko ziba zidakora ihita igenda ikajya aho ishaka mu cyimbo cyo kujya aho yakagiye ikajya rero iyo ikoze ku bwonko ahita ata ubwenge ku buryo ahita avuga ibintu nk'iby'abasazi noneho rero abantu benshi bo mu byaro nicyo kintu nabonye kizagora abantu nk'umuntu ubirwaje ari mu cyaro ahita avuga ati bamuroze ni amagini bamuterereje abantu bakirukira mu bapfumu n'ibiki ku buryo nanjye baminegosiye ndababwira ati reka reka tujya kwa muganga kandi babonye ari impyiko kumushyira kuri diyarize yisagara ubwenge ntabwo bamushyizeho ari umusazi agaruka mu buzima yarabaye muzima sinari mwahanahari nasanze babikoze ariko byari biteye ubwoba watebuka hanyuma abantu mwaje nyuma hano dutuye ni ku Gisozi mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango tuba mu mudugudu witwa Murambi iyi sebo turimo yitwa Ubumwe umuyobozi w'isibo turaturanye hano hari twaparitse imodoka kuri ya nzu y'amatafari niwe utuyobora mu isibo noneho hano tuhamaze twaje 2011 mu kwezi kwa 9 twabaga nibwo twari tugeze aha muri iyi nzu kugeza uyu munsi ndabizi ko abantu benshi bari hano nta mwana urimo wenda icyo muri bukore wenda ni muri bubikamere byimba inda byimba amatama n'ubu musibije nk'ejo ahita byimba kandi nanone agatangira kugenda ubwo asibye nka diyarize y'ejo wamugeza nko ku cyumweru atangiye nko kukubwira ibintu ati ko turi guhinga nkabona tudataha amasuka twayashyize ku rutugu turi nkaha ugahita umenya ngo imyanda yabaye iki ubu gutya ameze gutya ni sawa ubu n'ejo najyayo ni sawa none ikintu kirimo gikomeye kugeza uyu munsi cyari kigiye no kundiza dushobora guhera uyu munsi turi kumwe gutya mugataha tukagumana tukararana tureba ntabone ibitotsi habe no kugira gutya tukazabyuka ejo akajya kuri diyarize yarayareba yaniriwe areba yavayo tukongera tukarara tureba nta kubona ibitotsi nicyo kintu nabonye giteye ubwoba nkaryama kubera umutima uhagaze nkajya nsinzira nk'amasegonda ngo ndebe ati ninsinzira wenda bikajagura nkakansohokana kandi ureba ari muzima buryo umureba bivuga ngo rero ubu kintu turi gusaba Imana ni uko twifuza ko nibura yabona umuguranira impyiko kandi aramufite ariko aho bikorerwa niho tutaragera nta narandevu baraduha baratwakiriye nk'abantu baduhaye transferi batuganiriza ibyo ari byo baganiriza uzayimuha ariko ntibaratubwira wenda ngo tuzayimuha mu kwa mbere ntibaratubwira ngo mu kwa kabiri ntibatubwira ngo ryari baratubwira ati mugende tuzabahamagara bakavuga ati kandi mukore diyarize neza ubu ngubu no kubona afite akabiri ndaza kubereka ifoto ubundi yari yapfutse umusatsi kandi ndayifite nahoze mvuga ngo ndanayibera ibiraka n'igihe mbitombora bya menshi nkazana ngenda ntanga hakaba igihe ugenda nk'ejo bundi navugije induru ngezemo 750 none bampamagara bari bamaze kunyandikira ati abayaya kandi utaje ngo usinye igihe uzayaduhera ntuzamugarure mpita numva ndasaze numva mbuza amahoro ndavuga rero kandi bigomba gukomeza ubwo rero ni intambara wenda nayo wishyuye bamaze kumpa warning nka 5 banyandikira kuri WhatsApp nka 2 abaye menshi ngwino utubwire igihe uzishyurira nta mikino irimo kuko ni pirive ese ntabwo bari kuri mituweli ntibabikora ibya mituweli mu gitondo akora ku mapaki nk'icumure 2 4
saa sita 2 4 3 kimwe ibyo guhekenya kimwe nimugoroba ibindi ureba akamokorwa kanaruka hari n'ibyo yanze akavuga ati iki cyaranani yibaza ariko urwaye umeze nabi kubera guhora ubirya kandi utemerewe ubu ntiyafata icupa ry'amazi ngarimu unyoye ibintu binyweka kandi ukeneye kujya kwihagarika kandi ntabwo umuntu uzirwaye kwihagarika biba bikirimo iyo myanda igomba gukurwamo na dialyse ntabwo ajya kwihagarika guteze impyiko se zirakora ko arizo ziyungurura ubu ntabwo kandi bakubwira ngo iyo myino si byo bavuze imyanda wumviye ntabwo biza se ubu ngo abishaka guteze kandi bakubwira ati nyine byaza guteze zidakora kuriya kubyimba nizo ziba zitangiye kubyimba zijya mu imyanda nyine ijya mu mubiri ni naho hari de nyine uhita bibaza umuntu ameze gutya nicyo cya mbere bakubuza ntushobora kunywa ibintu niba ari n'utuntu unyoye nk'ubu azajya hejuru byamusaba ko atunywa nka nimugoroba ariko apana nk'amazi apana ji nibura amata ntiyemerewe kurya igitoki reka ni umuziro ukiriye ubwo waba ushaka gupfa hari ibyo bakoze ati icyo uzikubita hasi uyitube none ibyo bintu ukabana nabyo njyewe nimenyereye kwiruka nigendera aho ngiye hose aho mbonye ngenda nshaka 5 nshaka 10 nkamara ibyumweru 2 none ni ukuba ari njye uri hano ikana nicara ahubwo kinene mbivuge nicara uzi impamvu njyewe kumbwira ngo muhumure hari ibintu ushobora kubwira abantu hari n'ibyo utababwira iyi ndwara iraguhinduka ku buryo ndyama nk'agatotsi kantwara ngasanga aricaye nkongera nkamuhendahenda ntiryama nakongera nashiduka ngasanga yabyutse ati numvaga ngiye guhera umwuka numvaga umwuka ari muke ndicara kuryama numvaga ugenda nkahita ntangira gutekereza ese mujyane kwa muganga kandi iyo uvuze ngo kwa muganga batakubwira ati nibamushyireho bombone bamwongerera ubundi ukabona aragenda nka gutyo ubu rero bari batubwiye ati mukore dialyse cyane mugire gute kugira ngo najya guhabwa impyiko azaba afite ibiro bihagije amaraso ahagije bari babonye nyine kuri yari yatangiye gupfuka imisatsi ariko ubu ni umusaraba kuko si urushinge rw'ubuntu turarugura bakagira ikindi kintu kimbangamira nacyo ariko si ukubangamira nibwo bushobozi cyo kuba bagura bagira mu cyumweru harabura abaganga nase siko sikove yavuze abaganga nibo babura bakubwira nyine bati abo mwahasanze bakiri imbere ni benshi bataragerwa ni ku murongo muri make none se nyine waza mu kwa gatatu none se yuko ari mbona urembye cyane ngurebe uyu muhungu ubu baramubwira bati hangane ukomeze ugore dialyse kugwa neza hari none uzi ko dialyse banazipfiraho ishitura umutima riga amaraso baba bayakuye masugo ntabwo murabona bakongera bagasubizamo amaraso bayakuramo imashini birayoza uru ruhombo rucamo amaraso bakajya muri mashini ikayoza bakayagabura yesu we wowe uryamye iyo bayagukuyemo buriheze hari hano harimo utundi tubiri kamwe karayasohora kandi kakagenda gasubiza data ibi narimo kubwira njye narahica hari igihe gikura nimba kiba gikuruye nawe urumva n'icyuma cy'umuzungu sizabyo z'imana yabaye mujye mushima imana kigakubita nabi ukumva umuntu arasimbutse imashini igasoma agiye gupfa bakaza biruka bakajya mu mamashini bagafata sima ndebaza ariko se ukakubwira urumva kandi piano ukora cyajya turi gusenga nuko muri harimo ibintu byinshi navuga mu byiheze kubivuga nyuma njyewe ijwi ry'imana ryambwiye ngo nkubwire ngo umudamu wa Imana izamukiza azakira wagara imbere y'amateleviziyo atandukanye uruhimba indirimbo ikubiyemo gukira kwiwe byijwe ngo mubwiye yuko uyu mudamu we nzamukiza dayimoni baguteye ubwoba bw'amajwi bo ntibabura ariko ubabwirwa bwato Uwiteka yamye ko azanyiriza umudamu twebwe icyacu ni ugusenga tukinginga Imana uko hano uko Imana turasenga
nibwo twanava hano ntabwo ni nk'umukoro tuvanye hano aho urugise bwati igeragezo kiza ukagitindamo abantu bagera bakakurambirwa ukavuga ati kuko ndongera mbwire Esther abantu kukurambirwa kandi aribyo byatumye mvuga ati ndabona nta n'ukigira icyo ambwira ahubwo yego nyine ahubwo Imana nibotse vuba kandi ugashyuye karimo mpatura buriya nta gucika intege nimba buri muntu yajya agafata itikeye undi itikeye bagahura mukaza ntabwo ari ikintu ntabwo abataraje hano babuze itike nta nubwo babuze uyu mwanya mu mazi babuze umutima rero mama Asiya wowe navuga ngo uhagarariye uru rugendo n'uwo muryango mugomba kwishyiramo nimba atari bidakoresha ikene wabo tugomba kujyamo murumva nanjye aho tuzatabara ubutaha tukajyayo kuko nanjye nabonye neza y'abantu birasaba rero yuko jyewe ngomba kumenya ngo buri muntu yatanze ikintu kinini ukuyeho amafaranga mutanze kuko hari nawe yampaye akoresheje akayohereza uyu mwanya arawunyima ngo aze wenda tumwereke ziriya nkovu tumwereke ruriya ruhombo ntabwo wabibona yambaye urumva ngo tuzamure isengesho tunywe tudufanta n'amazi twishime turirimbe nabyo ubu byamuteye morale abaturanyi bose bazi ko kwa Theo hari iki hari abashyitsi bamenye ko umurwayi hari abantu bamusuye icyo gihe ni ukumurwaza ubu dushobora kuba twicaye nk'aho tuvuga kubera ko ukuntu abura ibitotsi kaza agahita asinzira sasa rero asinziriye wumva intambara zibaho ashobora gusinzirwa agahita akubita nk'amasaha 7 niyo wavuza ingoma kandi ugasinziriye nyine nta kuhamukura urumva nacyo ni ikibazo ku buryo yirinda kugenda ngo agere hano kure yavuze ati bitotsi ngira bifatiye mu nzira nakikubitaho ni nk'igicuri ibyo rero kubibwira umuntu uri hano ku mihanda wivugira ibyo ashaka ntabwo wamubwira ngo ibyo arabizi ubwo se nimba wenda tuvuge imirimo yo nta kintu akora parabirebera nyine akabura icyo kuvuga kandi yarakoraga tukiba mu cyaro baravugaga ngo ni ipunda azongera akore mu izina rya Yesu tukiba mu cyaro ngahanyumvira Theo ngo yakoraga nk'ipunda mu cyaro bavuga rero ni umugore w'umutima n'umwana mwiza uriya muntu akora n'ipunda mu cyaro bavuga mameri ngende jana nimero kuri ntagiye rero ngenda bashimiye muri rusange n'abatavuze mutabonye ko muva abatasetse hano uyu aragenda barusha ku bitwenge byinshi nuriya hari igihe bavugaga ibintu nanjye nkumva birakaze ariko keretse gukomeza ngasenga Imana nkayibwira ngo ikomeze bampere iby'imitima yanyu yifuza buri muntu icyo umutima we wifuza kuruta ibindi Imana ikimwe n'ubu ngende ndifuza ko bamuha impyiko n'iyo diyarize ikarorera erega n'iyo diyarize n'iyo wavuga ngo ni ubuntu iyo stress yabyo yonyine kiba kivuyeho ahubwo Imana ikemura ikibazo ntabwo mbese wowe ibyo barabibaba Theo afite umushuti wacu nawe yararwaye nko kwa madama ko yari n'umupapa nawe bamuhaye impyiko ubu ngubu atwara n'imodoka zigakora uko yasanzwe bakora ameze neza impyiko ngo baraziba